n'umukobwa n'umusore bapfuye ndetse imirambo yabo bakaba bayisanze muri ghetto y'uwo musore. Ni umusore witwa Irakoze Angelo ndetse akaba yigaga muri EPRC Tumba, aho birumvikana ko ari mu majyaruguru, kaminuza iri mu majyaruguru ya EPRC. Uyu musore Irakoze ndetse Angelo akaba yitabye Imana ari kumwe n'uyu mukobwa Ingabire Samantha, ndetse bakaba byavugaga yuko nyine yari umusore n'umukobwa bari mu rukundo, bimwe by'urukundo rw'abasore n'abakobwa b'iki gihe. Gusa nubwo bitabye Imana, hari inyandiko uyu musore yari yageneye ababyeyi b'uyu mukobwa, dore ko bitabye Imana kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru, ariko bikaba byagaragaye ko imibiri yabo yaje kugaragara kuri uyu wa kabiri. Gusa urupfu rwabo nyine icyaje kubitera nuko uyu mukobwa yari yasuye uyu musore muri ghetto ye, ndetse uyu musore akaba yigaga IT cyangwa se IT muri EPRC hano muri Tumba, ariko uyu mukobwa we akaba atigaga kaminuza ndetse akaba yarigaga segonderi, nubwo nyine afite igihagararo. Uyu musore w'imyaka 20 witwa Angelo ndetse akaba yaratuye nyuma y'iyi kaminuza ya EPRC, ndetse nubwo uyu mukobwa Samantha yaje kumusura, bigaragara ko nyine hari ibyo baje kutumvikanaho, ndetse bikarangira umukobwa aje kugira ikibazo muri iyi ghetto, ndetse uyu musore nawe yabona ko habaye ikibazo, niko guhita nawe avuga uti ntiyabaho uyu Samantha adahari. Baje kumusanga nyine yimanitse muri supanet, ndetse uyu Irakoze nubwo yimanitse muri supanet nyine byagaragaye ko nyine ashobora kuba yiyahuye. Ni ibintu nyine urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakomeje kuba rurebera hamwe icyabiteye, kugira ngo nyine bigaragare ko bashobora kuba bishwe, dore ko byagaragaye nyuma y'umunsi, kubera ko bapfuye ku munsi wo kuwa mbere, ndetse imibiri yabo ikaba yabonywe ku wa kabiri. Urumva ko ni ibintu abenshi bakomeje kutumvikanaho rumwe, bandi bavuga bati ese yaba yamanje kuniga uwo mukobwa, ese byaba byagenze gute? Abandi nyine abaturanyi bakavuga bati iyi yari ghetto cyangwa se yari chambrette y'abantu babagamo, ariko habagamo umusore wenyine, ntabwo habagamo umusore n'umukobwa. Bigaragara ko nyine nubwo bari mu rukundo, umukobwa iyi Ngabire aje kumusura, bikarangira uwitwa Irakoze Angelo nyine hari ibyo batumvikanyeho, nubwo abenshi batabihamya, ndetse urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukaba rwahamije ko Murangwa Thierry arimo avuga yuko nyine abantu batemerewe gukoresha imbuga nkoranyambaga batangaza igishobora kuba kishe aba banyeshuri kandi batafitiye gihamya, ahubwo ko bo bakiri gukora ubucukumbuzi ndetse banamenya imva n'imvano, kugira ngo abo bana nyine bisange bitabye Imana. Niyo mpamvu rero kuri ubu aba bana nyine nubwo bapfuye, umunyeshuri wigaga muri EPRC ari umusore, ndetse umukobwa we yigaga segonderi, wari waje gusura uyu musore, bari mu rukundo rwabo, bakaba nyine we yaje kwitaba Imana. Ahangaha dushobora kwibaza uti ese ni bya bindi nyine ibikundanye birajyana? Ese nimba bari mu rukundo bishoboka gute kugira ngo uyu musore uri gushinjwa ko yishe umukobwa ashobora kuba yici urukundo rwe? Ahangaha nyine mushobora kwandikira muri comment mukibaza muti ese yaba yishe nyine urukundo rwe, cyangwa se hari icyo batumvikanyeho birangira munize, cyangwa se umukobwa aje kugira ikibazo umusore abona ko atabaho adahari? Ariko abandi bakavuga bati ubutumwa bwagaragaye ko nyine yabanje kwandikira ababyeyi buriya mukobwa, nuko nyine ari gihamye gishobora kugaragaza ko uyu musore ashobora kuba aticiye nyine uyu mukobwa, ahubwo yarebye aravuga uti umukobwa nubwo agize ibyago ushobora gusanga yari yagiye atamenyesheje iwabo, cyangwa se atababwiye aho yagiye. Utireka mbandikire ubutumwa, dore ko yabandikiye ubutumwa arimo ababwira ati nyine arimo abarangira neza aho umukobwa cyangwa se yabarangiye aho iyi nzu ye nyine yari iherereye, ndetse n'aho bari baherereye, kugira ngo uyu baje kumenya umubiri w'umukobwa aho uri. Ibyo yabikoze, abandi bavuga ko nyine nyuma yo kubikora, nyuma yo kwandika ubwo butumwa, aribwo nawe yahise yinaga muri supanet nyine arimanika, kubera ko nyine abahageze basanze ari imirambo ibiri, ibi yose bari hasi. Mu bigaragara nyine bigaragare ko umukobwa ari umwe mu bari bagize ikibazo, umusore nawe abona ko nyine birangiye, niko guhita afata iyo decision yo kuba yakwimanika. N'abanyeshuri rero, uyu yigaga IT muri EPRC Tumba iherereye hano mu majyaruguru, ndetse uyu mukobwa nawe Samantha Ingabire wigaga mu mashuri yisumbuye, akaba nyine nawe yaje kwitaba Imana akiri muri uru rugo rwo k'uyu musore nyine, dore ko yari umusore wiberaga
ndetse akaba ari inama nyine niba ari ibintu byahangayikishije inteko z'ubuyobozi ndetse n'abantu benshi cyane abaturanyi bari aho ndetse ubona ko bari bashungiye bibaza ikintu cyabiteye kugira ngo umusore nk'uyu usanzwe bigaragara ko nyine yakundanaga n'uyu mukobwa, kuko abenshi bavugaga ko si ubwa mbere si ubwa kabiri cyangwa se ubwa gatatu nyine uyu musore yazaga gusurwa n'uyu mukobwa, bigaragara ko nyine ari ibintu bo bari basanganiye mu rukundo, ariko ikintu cyaje gukurura urupfu rwabo kugira ngo baze nyine kuba bahatakariza ubuzima n'ibintu abenshi nyine batari kwiyumvisha ndetse n'ibintu abenshi batarimo bakuru. Ngayo nguko rero Irakoze Angelo ndetse na Ingabire Samantha, ngayo nguko aho nyine ubuzima bwabo nyine bwarangiye, ariko abenshi bakaba batari kuvugaho rumwe ku rupfu, ndetse urwego rw'ubugenzacyaha RIB akaba ari rwavuze ko nyine arirwo rutangaze uko byagenze, kubera ko rukiri gushaka amakuru arambye cyangwa se amakuru arambuye kuri ibi bintu, kuko abandi baravuga bati nta kuntu nyine abantu bari mu rukundo usibye ko wenda bashobora ntazibana zidakomanya amahembe ntago babanaga, ariko n'abakundana bashobora kugira ibyo bapfa cyangwa se batumvikanaho, bikaba byaje gukurura nyine kuba yakwinaga cyangwa se akaba yanakwica umukobwa, nubwo nyine nta kintu yakijije cyo kuba nyine ashobora kwica umukobwa nawe agahita yiyica, urumva nta kintu kirimo, ariko abandi bakavuga bati ese nanone abantu bari mu rukundo bishoboka gute kugira ngo abe yakwica umukobwa cyangwa se yakwica urukundo rwe. Ngayo nguko niba ubanye natwe bwa mbere ibuka gukora subscribe kuri Kizito Info, kore like ndetse ushobora gusangiza ku nshuti ye abavandimwe kugira ngo nabo barusheho kumenya ibiganiro ndetse mwakoze cyane kubana natwe.